reka nongere ngusuze kandi nkomeze kwifuriza kugubwa neza cyane no Sura yatandukanye. Nge nitwa Nikuingabiye. Hanyuma iyi ni IBICU TV, niba ari ubwa mbere dusuye ukore subscribe kugira ngo ujye ubona byinshi bitandukanye dukomeza kugenda tukugezaho. Hanyuma murabona ukuntu muri no minsi hari ukuntu iterambere nyine rikomeza kugenda nyine ibihugu bimwe na bimwe bitera imbere cyangwa se iterambere muri rusange ryongera, nako n'ikoranabuhanga muri rusange bijyanirana, aho kuri ngubu ntabwo abantu bagiteretana bafashe agapapuro cyangwa se ngo bakohereze cyangwa se ngo banahure gusa na telefone yarabyoroheje. Hano ushobora guteretana n'umuntu kuri telefone mugateretana bigakomera ye mukazanahura mukabana. Muri iki gihe rero telefone zigezweho zifasha abantu benshi mu itumanaho kandi ari nako ubwoko bugiye butandukanye bugenda bwiyongera. Gusa akenshi usanga ari abantu bamwe na bamwe bazikoresha nabi. Ntabwo hano navuga ngo umukobwa cyangwa se ngo umuhungu, bose akenshi usanga zifata nabi. Ntabwo ari ubwa mbere wakumva amashusho y'umuhungu cyangwa se umukobwa yagiye hanze ngo nuko yahoreje umuntu runaka, kandi byose ni ukubera iki? Telefone. Ntabwo ntekereza ko wajya kugura kamera ngo ujye gufata amashusho wohereze umuntu runaka. Rero kubikoresha nabi bishobora kuba byakugura kugwa mu rwobo ushobora kuba wapfa utikuyemo cyangwa se ukagira igisebo mu buzima bwawe bwose. Hari benshi mu bakobwa bahura n'ibibazo bikomeye by'umwihariko, reka tuvuge ku bakobwa, kubwo kohereza abasore bakundana amafoto yabo agaragaza ubwambure cyangwa se bakayohererezanya ubwabo. Muri iyi minsi bimaze kuba nk'akamenyero ko abakundana boherezanya amafoto bambaye uko bavutse. Ubusa se nubwo akenshi ngewe ibintu ntabwo mbifana. Sometimes umuntu uzasanga kwaka amafoto wambaye ubusa, umuntu uzanakubaka akakuzana ibintu byo kuvuga ibintu bya sex muri gukundana, akenshi usanga reba ari wa muntu n'ubundi ugukina. Yewe umuhungu cyangwa se umukobwa nta muntu ugukunda byanyabyo kubaho uzagenda ngo akuzane ibintu nk'ibyo atangiye kuvuga ati nyereka ukuntu uryamye wambaye nkunyereka iki. Ibi kenshi bikorana wa muntu utakubaha. Nyamara rero benshi mu bakobwa nubwo bimeze uko nguko, akenshi nyine bakunda koherezanya amafoto ku basore, babikora batazi ko ejo ibyo bintu byahinduka. Ugasanga umusore yakucanze mu bwonko ati nyereza ifoto wambaye ukomeze, nawe ukabura mworeje utazi ko ejo ibintu byahinduka. Ya mafoto rero ashobora kuba intandaro yo kukwandagaza ku karubanda. Ikaba ariyo mpamvu mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zirindwi nta mukobwa wiyubaha cyangwa se wubaha ubuzima bwe, uretse no kohereza umusore amafoto y'ubwambure bwe, utagakwiye kwifotora cyangwa se gufotorwa amafoto agaragaza ubusa bwawe, ubwambure bwawe, imyanya y'ibanga yawe. Ako nta nubwo umuntu yumva impamvu abyita imyanya y'ibanga. Aha, impamvu ya mbere, urukundo mukundana rudasanzwe uyu munsi ejo rushobora kuyoka akakwandagaza. Nubwo muri iyi minsi mufitanye urukundo rubagurumanamo ndetse rufite ubugi butyaye cyane, ariko ejo cyangwa ejo bundi mushobora gutandukana n'umusore mukundana ubu ngubu. Ibi kandi bishobora guterwa n'impamvu zinyuranye, atari nuko ari ibintu watekerezaga. Hari igihe usanga umuntu ni mugari, biragoye cyakoze nyine kubemera Imana igifasha abantu bari mu rukundo. Biba bigoye kumenya ko umuntu agukunda byanyabyo. Muri iki gihe ntabwo bigikunze kumva ko umuntu agukunda byanyabyo. Usanga ari handi usanga afite nk'abantu babiri cyangwa batatu ngo bategereje guhitamo, nawe ukagenda ukimariramo umuntu kumbi wari uri muri plan B na C. Rero buri wese agira uko yakira igikomere cyo gutandukana n'umukunzi we. Gusa kumwihumuraho agashyira amafoto y'ubwambure bwawe ku karubanda ni kimwe mu byo abantu benshi bajya bakora. Sibwa bitwa kumva inkuru nk'izo ngo umukobwa yakatiye umuhungu amushyira hanze amafoto y'ubwambure bwe n'iki. Rero si byiza kumwohereza ifoto, kuko ejo cyangwa ejo bundi mushobora gushwana ugasanga ngo araguhimye ngo araguhannye ashyize amafoto yawe ku karubanda, ibintu utigeze utekerezaho mbere yuko uyohereza. Impamvu ya kabiri udakwiye kohereza amafoto umukunzi wawe wambaye ubusa ni ifoto ntabwo igisaza. Usaze ejo n'ejo bundi wowe ifoto izahora ari ya foto bavuga ati dore wowe ukiri mutoya. Tugarutse ku ngingo ya mbere, hari igihe ukundana n'umusore bikaba ngombwa ko mutandukana bitewe n'impamvu zinyuranye, mubane ngo umushinga urwanyu. Iyo mutandukanye bishyira kera rero ugashaka undi musore mukundana byarimba mukabana. Ya mafoto rero wohereje umusore cyangwa se abasore mwakundanaga ashobora gukusenyera urugo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ni nacyo nakubwiye, ntago nibyo. Niyo mpamvu mubwira ngo hari umuhungu mukunda no kubaha ntabwo yakuzana ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi akenshi nta nubwo abashaka no kumentioninga ijambo sex, abayumva ari cyacyo nyine ntabwo ari uko cyo kimuteye isoni, ahubwo aba nigengesera ngo utazumva nabyo ashaka. Se n'urugero cyangwa se nubwo yego at the end of the day ari byo
bihuza abantu mu nyuma sibyo, ariko ntago bashaka kukwereka ko ari byo ashize imbere, abashaka urukundo mugira indi future muri babiri, mubanze munabe n'inshuti kwanza. Rero niba ari undi wagukunze mukagira nawe mu bana, akenshi uzasanga ari abantu utarakuzanye ibintu byo kukubwira ngo ibintu byo kukubwira ngo zana amafoto wambaye usa n'iki. Ahangaha akaba ari handi ashobora kuyabona, cyangwa se ushobora no kujya hanze mwarabanye mumeze neza mufite urugo ruzima, mugashwana ya mafoto wohereje kera mu bukobwa bwawe ugasanga aragusenyeye. Rero fata umwanya wibaze uko byagenda warubatse urugo, mubanye neza n'umugabo, warabyara umugore wizihiye urugo, hanyuma ya mafoto yawe wambaye usa uko wavutse akereka umugabo wawe. Habajya habaho ku blackmailing abantu, sinzi niba ariko nabivuga, ari ugasanga iyo umuntu yaguteye ubwo akavuga ati nudakora iki ngiki ndakora iki ngiki, nudakora iki ngiki ndamwereka amafoto yangaye. Tugenda niba ari nk'umuhungu nubwo ari umuplayer ugasanga aragukunze, wenda ugasanga nago mufite future imwe, wishakira undi mugabo akakubwira ati nutagaruka wenda ngo turyamane turyamana buri munsi, nzereka umugabo amafoto nkaya wambaye usa. Gake gake nawe ugasanga uguye umutego nk'uwo nguwo, rimwe na rimwe ugasanga urugo rurasenyutse. Urwo rugo rero rwazongera kugarukamo, ntabwo rwazongera kugarukamo amahoro. Rero si ikimenyetso gifatika. Urwo rugo rero rwanyu ntabwo rwagarukamo amahoro aya mafoto aramutse agaragaye. Icyizere yakugiraga cyaba kitagikomeje rwose, abana bawe kandi nabo bayabonye babifata nabi. Waba ukiri umubyeyi bubaha, ariko baha agaciro, nubwo waba uri umubyeyi bubahaga banaha agaciro, batangira kuvuga bati nta mama se nimba yarameze kuntu ubu yazambwira iki. Indi mpamvu ya kane udakwikoreza rero umukunzi wawe amafoto wambaye ubusa, mwene amafoto ashobora kubonwa n'umuntu utarabigenewe. Wenda ushobora kuyamwereza muri telefone, bashobora kuyimwiba, ashobora no kuyohereza n'abandi. Ejo ndari inkuru ya cino ku mbuga nkoranyambaga, umugore yohereje ifoto umuhungu bakundana afite umugabo, noneho umuhungu aragenda yohereza muri group ya WhatsApp, amaze kuyohereza iyo group irimo n'umugabo w'umugore. Urumva uwo mugore ukuntu byaje kugenda, wa muhungu we w'amafuti mugani wa Ngabo yaragiye aramuteza abantu. Umugabo ubwo urumva nawe nta kintu yaba kimubwiye, birangira uko nyine. Rero telefone, mudasobwa cyangwa se ahandi hose wayabika bishobora gutakaza cyangwa se bikibwa. Nyuma yo gutakaza kimwe muri ibyo bintu tuvuze, amafoto yawe wumva nyine yagarukira hehe? Si byiza rwose. Mbere na mbere si ngombwa kwifotora. Niba ushaka kubona wambaye ubusa umuntu ajya aza kurebe, nubwo ntabyo nabigushyigikira mukireka, wenda mu gihe ari umuntu ufite umuntu atari, hari abantu bumva ko gukora sex bakunda nta kibazo, wenda azakubona ariko apana kumuha amafoto. Cyane nimba ushaka kwibona wambaye ubusa ujye muri miroir, apana kwifotora. Cyane ko abahanga bavuga ko iyo usibyara amafoto muri telefone ntabwo sibika burundu. Hari umuntu wakwihaye bizi ko ujye ubikora, my dear, yafata phone yawe warayisibye akayagarura. Ibaze rero n'uwo wahereje amafoto nawe agize ibyo byago akamwa telefone, kandi akenshi boherezanya n'amasura. Ntabwo bikunze kuba wikohereza umuntu ifoto usura itagaragara. Ujye baza uko byagenda rumenye ko amafoto ashobora kubonwa n'umuntu utarabigenewe. Ugasanga abanywe bibye nka phone, noneho boss wawe wenda ayigoza rokazo cyangwa se aranamupfunyikiye akayigura agasanga arimo. Bishobora byose birashoboka, uretse kwibwira cyangwa se gutakara. Hari igihe umusore weje amafoto y'ubwambere bwawe ashobora nawe kuyirambika akaba yabonwa n'undi cyangwa se nawe akayiyoherereza. Uretse n'ibyo kandi umusore mukundana agira inshuti abwira amabanga ye yose. Amafoto yashobora kuba yayeretse bagenzi be nabo bakaba bazi ubusa bwawe, kabone n'ubwo wabuzi ngo ufite umuntu mukundana muri babiri. Nishira kubwira ngo umuntu mutarakundana byanyabyo mvura shuwa urira safe mu rukundo. Biragoye kwizera umuntu ngo murakundana, usanga uri kuri plan whatever, kagiye kadishuti zawe tisuyu iki cyananye hitemo ati iki kiraruta Karina raruta Diane, so ujye wigengesera at least ukora ibindi, ariko nukohereza amafoto umukunzi wawe ashobora kubona n'umuntu utabitekereza, ugasanga inshuti zose shazira kuzi nkaho wagira ngo yohereje muri groupe kandi mwari babiri. Yes, ari abahungu ameze uko babikora. Ujye ubyibazaho nyine mbere yuko wohereza amafoto nk'ayo ngayo. Ikindi kintu, indi mpamvu udakwiye kohereza amafoto umukunzi wawe wambaye ubusa, ushobora gusabwa ingurane y'amafaranga cyangwa se kuryamana n'uwo utatekereje. Ibyo nibyo nakubwiraga haruguru bijyanye no kuba yagusenyera. Mwene amafoto
ashobora gukoreshwa blackmailinga bakakubwira ati kora iki cyangwa amafoto yatoshe ku karubanda. Inkuru nk'izi ziracuruzwa. Ndakurahiye ashobora kwenda agashaka umunyamakuru rumwe akamuha akantu. Bibaho my dear. N'ibyo ruswa irarwanya, ariko nanone ntabwo bwabona ihari. Ashobora kwenda agasanga umunyamakuru umwe avuga ati yandikira inkuru nk'iyi uvuge ati ubwo aragize iki n'ikimushira hanze, utatanga amafaranga da ugasanga inkuru barapublishinze. Bibaho amafoto nicyo kintu cyane. Ni nko kugutwara umwana uretse ko nawe ari umuntu ushobora kuvuga ati bikore wenda ukanagenda uri tayari wabyiteguye. Hari abantu bafoto ashyirwa hanze ubuzima bugakomeza neza. Kimenyi ntabwo bidagizwe hanze ubuzima bugakomeza, ntiyitegura kwibaruka, nafite umukobwa mwiza umukunda. Nanone hari umuntu ubikora ugasanga yaruhiye n'ubusa. By the way kabisa, iyo ntekereje ibintu by'amafoto y'abakunzi hanze natekereza ukuntu Kimenyi Yves video yagiye hanze yambaye ubusa. I'm like Jesus, abantu ni abagome. But again ugatekereza uti abantu n'abana beza, urukundo ruracyariho. Ni bake cyane bamera nka Muyango ngo bakunda umuhungu. Ifoto amavideo yagiye hanze ari gukora ibintu nka biriya Yves yakoraga. Indi mpamvu utagakwikoreza umukunzi wawe amafoto wambaye ubusa. Amafoto y'ubwambere bwawe ashobora kugushyira muri gereza, kugusibira amayira cyangwa se no kukwangiriza isura muri rubanda. Nibyo nakubwiraga mu gihe bagira mutsi bashyize hanze cyangwa se agasharingo muri iki gihe social media. My dear, posting ifoto uzi ngo uyipostinge wenyine, papa screenshot kuri Facebook, Twitter, Instagram, akaba yagiye umunota umwe ushobora kuba wageze California wari wibereye igicumbi. Ikindi kintu udakwiye gukora cyangwa se mpamvu udakwiye kohereza ifoto umukunzi wawe wambaye ubusa nuko kumwohereza amafoto y'ubwambere bwawe ntabwo ari byo bigaragaza urukundo. Ibi ngibi nabivuzeho nkitangira, nta nubwo umuntu ugukunda azakubahuka ngo akaka amafoto wambaye ubusa. Ntagasuzuguro gute se? Icyambere cyari umukobwa usanga gishikamye bitaraza ngo yumve ari ukuntu yumva ari modern mu mutwe, akavuga ati babe tuzakora ubukwe list, twenda gukora ubukwe, nako tuzakora sex, twenda gukora ubukwe, tuzakora sex, twarakoze ubukwe. Ari wa mukobwa nk'uwo, sibyo? Akenshi ntabwo abantu bakundana bibiri sawa cyane biryoshye cyangwa se sinzi bakundana nyagukunda, ntabwo umuhungu yapfa gutinyuka kumuzana ibintu nk'ibyo munyereka ngo wambaye iki, ngo uraryamye, nyine akakubwira amagambo nk'ariya. Most of the times ukubwira biriya bintu abayishakira ko mukora imibonano mpuzabitsina gusa, nta kindi. Ashobora kuzagukunda nyuma ariko icyo cyayo cyamuzanye bwa mbere kiba ari cyo bikubwira ashaka umunsi wa mbere cyangwa se wa kabiri ngo arimo aragutera, tukibaza bro tuzagera ku munsi wa kangaho nyakiki asaba gusa kumukora sex video no. Oh boy, wowe ujye umenya ko ayo mafoto umwohereza ntabwo ari byo byerekana ko agukunda. Wapi, ari izindi facts nyinshi zikoreka ko umuntu agukunda other than kuba utamwirije iyo foto yarakara. N'ubundi se niba gufite gahunda ko muzakundana mukabana ntazajya kubona buri gihe wenda nimukora mariage cyangwa se mukemeranya kubana mudakoze mariage, nabyo bibaho. Ibintu byarahindutse muri iki gihe. Indi mpamvu udakwikoreza umukunzi wawe amafoto umunyarwandakazi wambaye ubusa ni ukwera umuco w'amahanga. My dear, maybe turadapting imico y'ahandi hantu bikanoroha bitewe n'uko social media zaroroshye. Urabona ikintu runaka yakozwe tumva ati why not ntagikora. But again nagaho katagira umuco karacika, ntabwo ari umuco wacu, ntabwo ari ibyo bariki. Hari ukuntu baba banafite n'imitima ikomeye cyangwa se bafite n'abahaka kuryohereza ifoto akamekinga ashobora kuba ahita agasibika hose. Apana kuno tugira kuri WhatsApp ukayisiba. Hari izindi urarindi koranga ribaho ushobora kohereza ifoto ukayisiba cyangwa se ufite ubundi buryo wiyizeye. Nyine si ibyacu mu by'ukuri, muri make si ibyacu. Wowe wiyubahishe, kandi n'uwo muhungu wawe niba atakubaha wareke kukwaka ayo mafoto. Nta muntu ukubwiye ngo umukatire. La list genda gake kuko akenshi uzasanga umuntu nk'uwo yishakira sex mbere yuko ashaka urukundo. Iyi ni IBICU TV, ndagushimiye cyane twabanye. Hanyuma niba nawe indi mpamvu ubona koko umuntu adakwiye kureza ifoto ubu bakundana yaba umukobwa cyangwa se umuhungu, ahantu ubwo twashinze ku mukobwa n'umuhungu ni bimwe. Nabuze nk'urugero rwa Kimenyi Yves, ntabwo ari video arazi ko yagera hanze. Probably hafi ya 90% yayohereje umuntu. Ashobora kuba ari umukunzi, ashobora kuba ari umuside chick, ariko yagiye hanze ku muntu yitaga ko wenda barimo barateretana yayihaye. Rero be careful, si ngombwa kohereza amafoto umukunzi wawe wambaye ubusa.
kuko rwose sibyo byerekana urukundo. Tubwire, hari indi mpamvu nabona umuntu adakwiye kuri izi foto umuntu bakundana yambaye ubusa? Nitwa Nikuyengabiye.